Haleluya, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo abari impande zitandukanye mwese tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi twongeye kugaruka hano tugira ngo twongere tuganire icyo Imana ishyize ku mitima yacu kugira ngo tuganire. Reka dusomane ijambo ry'Imana kandi twizera ko ribuze kubakora ku mutima namwe rikabafasha. Abaroma ibice byaho 7, Abaroma ibice byaho 8 umurongo wa 17 haranditse ngo kandi ubwo turi abana bayo turi abaraganwa ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Ndashaka kubasuhuza muri uyu mwanya mwese abadukurikiye bari impande zitandukanye. Iri jambo ni ijambo ryiza, ni ijambo rikomeza umuntu, ni ijambo ryagukomeza kandi rikagusubizamo imbaraga. Ndashaka kukwibutsa iri jambo, Bibiliya iravuze ngo turabaragwa, ngo bakundwa ubu turabana b'Imana, ngo kandi turabaraganwa na Kristo. Amen. Umubano wawe ukwiriye kuba woroshye cyane nk'umwana n'umubyeyi, kandi akaba umubyeyi wiyoroshya, umubyeyi ubwira ibyawe, umubyeyi ubwira utamuhisha, ukamubwira ikintu cyose kikugoye, ukamubwira wisabumitinze neza imbere y'Imana. Bibiliya rero iratubwiye ngo muri abana b'Imana, ubu muri abana b'Imana, ngo kandi murabaragwa abaraganwa na Kristo. Ni ukuvuga Bibiliya yaravuze ngo uko Yesu azasa ngo natwe niko tuzasa. Ijambo ry'Imana muri 15 Yohana ubutumwa bwiza 15:15 aravuga ngo sinyibita abagaragu ngo kuko abagaragu batazi ibyo bashebuja bapanga cyangwa ibyo bapanga cyangwa ibyo bavuga, ahubwo mwebwe muri inshuti zanjye, muri inshuti zanjye. Nshaka kubwira ko uri inshuti y'Imana, uri umwana w'Imana. Hari ibintu ubikiwe bikomeye, uri umwana w'Imana. Rero turabana b'Imana, tubasha kumenya ibyo data dutekerezaho. Umwuka wera ngaratunihira ngo imwe mu mimaro w'umwuka wera, umwe mu mumaro w'umwuka wera ngabasha gufata ibyo yumvishe kuri data akabitumenyesha twebwe. Amosi we yarahanuye aravuga ngo nta kizaba ku bantu banjye, ku ntore zanjye cyangwa ku bana banjye bantakira ku manywa n'ijoro ntazimenyesheje. Abana b'Imana bafata ku makuru data batekerezaho. Nta mubyeyi utagirana amakuru n'ikiganiro n'umwana. Rero kuko turi abana b'Imana tubasha kumenya amakuru adutekereza, tubasha kumenya amakuru aduha, tukumva icyo kiganiro cyo hagati y'umwana n'umubyeyi. Rero nanje kubwira ngo uri umwana w'Imana, kandi iyo identity cyangwa ubwo burenganzira uhabwa ntago twitwa abana b'Imana, ahubwo turi abana b'Imana kuko kubw'ubuntu bw'Imana twahawe, kandi twabihawe kubw'ubuntu bw'amaraso ya Yesu yatanzwe kugira ngo ubone ubugingo, ubone kuba umwana w'Imana. Ni kubw'amaraso y'igiciro gikomeye cya Yesu Kristo. Mbese ntago wakoresha ubwo burenganzira wahawe for free, kubw'ubuntu, kuri grace y'ubuntu bwa Yesu, kugira ngo ube umwana w'Imana. Inzira imwe no gusa ni ukumwizera, ukizera ko uri umwana w'Imana, kandi ukamwizera ko yagupfiriye, ukamwizera ko yagutangiwe kugira ngo ubone ubugingo, nanjye mbone ubugingo, ube umwana w'Imana. Imana ni umugisha cyane.